Ako ni umugome ku mutima reka nkubaze hari undi muntu ukubamo mu imbere oya ninjye wibamo urihagije basi nyine unaje twanatetse neza umusatetse ifiriti tukinde mugaburire none uzajya muhibira igihe maze hano wigeze ubona wundi biryo we nyine akura bikundaho gake aho nzajya bigupakira kugira ngo n'uwo mwana wawe ubundi papa yaramweka ibizo wazamukizeho uzamunyandike wongeye uvuge ko ari ngewe tujyane se mbikuzanira hano cyangwa mbiyende bitegura muri sala matibo bireke simuzanira ibiryo yende byirire pole uri mu bantu batuma cyuwa mu mutwe ariko akora umugabo n'umugome umva ruzo no kumwitotera wahinze uri gushyanga amafoto ngo umureba guza ngo uri no kurira ntuzongera kurira wangiza amarira yawe y'ubusa ako se ubundi byombaze amenye ndaje umbwira ibindi ese umuntu baremye gute ku buryo avuga gutya we abantu barabyara ariko bikuriya mwana n'umwana w'umugizi wa nabi ariko uzi ko birasa uburyo yamemuki uzi ko ubyirengagiza we ntabyo uzi urumva ubundi hangase narabuze akazi nirwa amanga uri ntukira ngatari kwera birasa uzi ukuntu kubera ko wirirwa uvuga birasa bigiye kuzatuma njya gushaka ko birasa nkanamenya ikintu nyamukuru mwapfuye ubundi umbwije ukuri nk'umuntu w'umugabo ushaka kubaka ushaka n'amahoro birasa mwapfuye iki kugira bigeraho mugera n'urwango ntabwo twapfuye nyine ko yanekeye imitwe akarya amafaranga nyaka abandi bayigutekera wowe ari ukurusha kuyiteka uriya muhungu ntabwo muzi uriya muntu n'umuryogo ntabwo yoroshye urumva umenya yuko umwari namugaruye ntabona kumusigaho birasagahari mva nkubwire rero Karine sibyo iyo twumvikana nimba nanjye ntanze itegeko mu rugo rwanjye ujye unyumvira ko nanjye ndi umuntu w'umugabo nakora ko ibyo tubyihorere reka tubyihorere da umwari wamugaruye namugaruye ariko nanjye rero nagize ikibazo ukumva mushiki wanjye urazi ko hanjye namwishyuraga inzu nta mafaranga mfite kumwishyurira nta bushobozi mfite ntamuzanye rero ngo tumucumbikire ariko ko kuri banki ejo bundi se yamaze nyine amafaranga yishyukirane cy'ukwezi yari arimo none se kuko nagomba kwishyura nzayakora ese ko nayo namuhaye byabaye indura ngaho mu rugo rero nasabye ko mucumbikira kandi namuze tugomba kumucumbikira umuvandimwe wanjye sinamuta kumara sinamuterera hari icyo bikubangamiye hose yaje kubana nkandi n'umushiki wanjye wowe se ubana nkandi umugabo wawe ariko umufata nkaho ndi nyagasozi ese kuba uri umugabo wanjye bisobanura ko na mushiki wawe agomba kuza kubana ariko ubundi nta wanyu umugira nta wacu tugira se ibyo byacu birakuri wese uriya ntawe abagira bitandeba uriya wacumbikiye ntawe abagira kamaze nkubwire ubundi uzana abantu muri uru rugo utanangishije inama tu ugaterura ugatereka hanyuma ujya kuzana umwari we wangishije inama uzi impamvu umwari namuzanye nagugishije inama inzu namuzanyemo n'iyanjye ibiryo bya n'injye ubihaha isabune yoga n'injye uyigura wowe uzana umuntu utangishije inama wanjye nta sabune ndagura ngo hari ibyo mwaba mwarapfuye muri iyi minsi nuse niba yarakureze ukiri uruhinja ntakwice ukaba ukuze ubu nibwo yifuje kukwica cyangwa hari ibindi bintu byajemo wenda by'imiryango bikaba byarazuye n'ibindi byose ngira ngo wenda ntabwo nakubwira ibintu byinshi ku buzima bwanjye ariko ndakumenyesha ko aba bantu ubona hano gusa Latifu kuri ngiye mufata nk'umwana ahubwo mubi ni nyina ni umugome ku buryo yageze ku rwego rwo oya reka mubwire ikintu kimwe reka ibintu twe kugira ikintu tubivugaho gusa amabanga ngewe mbitse ku mutima wanjye ya mama aramutse anamenye byonyine ko nyafite ngiye ku mutima wanjye ku izina ry'Imana ndakubwiza ukuri ko yajya muri Nyabarongo akiyahura cyangwa akishyira mu mugozi akimanika ariko byonyine kuba mba niciciye nkatuza nkanga no kugira ikintu mubwira nibyo bituma byibura nkeneye ko akomeza kugira iminsi yo kubaho kuko aramutse amenye ibyenzi byose mfite mu mutwe ndakubwiye ngo yacanganyukirwa akiruka ku muhanda agatora amashashi hanyuma se Latifu mukaba mupfa iki niba mufata nka mushiki wawe ibyo byose ni urwango akura kuri mama ni bya bindi nyine bajya bavuga inyana ni yamwe
none ni ikibazo gikomeye noneho naratifa ko ntukagira urwango rungana kuri Clara buriya mu buzima bwawe bwose ntuzigere ugaragariza umuntu ko ubabaye kuko iyo ubabaye arishima ariko iyo useka arababara kuko umutima w'igihe cyose uramushinja ibyaha ariko ubu ngubu ntawe uri kugura njye sinyigura ko ntayigucyuriraga nuko nabaga muri inzu yawe ko nta muntu wabaga hano ndakubwiye ngo ntabwo mushiki wawe agomba kuza kubanga kuko hano si mu kiraro ngo bazanemo amatungo agomba kuba si mu cyari ngo uzanemo inkoko ntugitire mushiki wanjye itungo urumva ntugitire mushiki wanjye itungo uzajya usuzugura ubwo ni igitungo ni igitungo se kubera iki ni umuntu nk'uko nawe uri umuntu gusa ntaje ngo tumutunge umutungo se uzajya umwoza ariko urasuzugura ntabwo ari ugusuzugura wananiwe kuntera inda urarebye ubona ngomba konsa abashiki bawe ariko yego mbese muje kunyonka kandi reka ngubwire iyo naheruka gukubita muri urwo ruhara ntabwo nagutenda wowe kutayisana none njye nari kugutera nka nayo gusamira wowe wajya uyisama imbaraga se urazifite kureba gutungurayo gusa ariko noneho iyindi je urakweba nawe ujya uyifata uyisama gake ntabwo ndi muri mudo nziza mbabarira n'ubundi kuvugana nawe ni ugutongana nta kintu na kimwe ushobora kuvugana ngo turebe gutongana kubera ko muri mudo mbi noneho turebe amaherezo yawe ariko umenye ko mushiki wanjye yaje kubahangana iyo mudo ni inyivamo nta kibazo upfa kuba mushiki wawe atakiri ariko kuki uba ushaka gutera ibintu none ubwo umwana nawe agenda urashaka mushiki wanjye ayangare umwari uri kumuhanga ari kurya ibintu byangara mushiki wanjye arimo arangara bamutera hanze sawa nateswe none ugiye kuba nka bya bindi umuntu naguhisha ko anakureka ko kwanga uzamuhishe kubizi none nabigenzane nta bundi buryo busigaye bwo kubanamo na mama na Latifa ni ukubana nabo mbasekera ni ukubana nabo mbereka ko nta kibazo gihari ariko Imana yo mu ijuru ndimo nsaba ni uko umwari byibura yagaruka mu buzima bwawe kuko naramuka agarutse mu buzima bwawe ntabwo nzigera nongera kumutakaza bizarangira ariko bitoroshye abantu bafite gahunda mbi kandi bafite imbaraga zidasanzwe kandi ntawemera kuva ku izina wagira ngo barabihemberwa reka no nkoreka akazi gakomeye none ugiye kunkorera sibyo none ahangaha gerageza uko ushoboye kose sinzi uko uri buze kubigenza uzenguruke iyi karitsiye yose aho wumva ushoboye kugera hose uhagere kandi ngira ngo wenda abakobwa n'abamama akenshi bakunda kujya mu masoko ahantu hose uzi haba hari isoko ahantu bahahira imbuto cyangwa ibyo kurya aho hantu ujya uhagera byibura wazakubitana n'uwo mumama wari uri kumwe nawe umwari bari kumwe cyangwa se ukaba wanahura nawe umwari ubwe tangira none ahangaha ujye kunshakishiriza umwari ukimubona umpamagare kuri telefone ako niko kazi cyane ako niko kazi konyine nguhaye nuriya mama duhuye namumenya rwose isura ye narayisigaye nkorera kofi byawe ko winjira mu nzu utanasuhuza abantu shema reka nkubwize ukuri nari nzi ko uri umuntu w'umugabo ari kuringa ni ukubona abantu mugenda ni ukubona abantu ari igihagararo gusa ngo iki shema reka nkubwire uringa ni ukuri kw'Imana nongere mbisubiremo ese kuza unuka wowe bite byawe wowe ufate mushiki wanjye umutera inda mushiki wanjye ntabwo duturuka mu muryango ukize sibyo
umuryango w'iwacu uraciriritse twaturutse mu cyaro sibyo ntabwo iwacu twifashije cyane sibyo ufate mushiki wanjye umutere inda nurangiza ushake no kwadukira Monalisa utangira umuzanemo hano muryamane ibiki n'ibiki turyamane ase ubundi shema reka nkubwire umuryango w'iwacu wakugize iki wagukoze iki mbabarira umbwize ukuri wagukoze iki ufata umwari umuhohotere kuri ukora ibintu nka biriya nta kintu wigeze umumarira nta kintu wigeze umufasha tuve n'ahangaha mu kanya twemeranyije yuko hari ikintu ugiye gukora ahubwo wenda ndabona nta n'ikintu byitayeho ase harya ni hirwa ubundi ugambiriye iki hirwa ibintu uri kuvuga urabizi ubihagazeho none urabona ari ikigoryi urimo urabona ndi igicucu urimo urabona ibintu uvuze ari ibintu byangituyemo reka nkubwire umuryango w'iwacu ushaka iki none se mu kanya ntuvuye hano nkubwira ati ejo uzaze tujye kumushaka ibyo bindi uje uvuga ubikuye he noneho nasaze ushatse kuvuga ko ngewe nasaze ushatse kuvuga ko nasaze none se ninde ukubwiye ko Monalisa naryamanye nawe shema reka nkubwire uko umuntu yaba ameze kose sibyo ntuzamufatirane iyi ni isi irazenguruka sibyo ubu ngubu bahe n'ibintu ambwira ukumva ko ambeshya uri kumva ko ibintu bahe ambwira nabikubwiye wakoze kuza ni ukuri nkunda ko iyo nguhamagaye nyitaba yego urabizi yuko igihe cyose wanyambaza ntagutererana rwose ariko rero uhumuriza noneho mfite ikibazo wa mugabo kimeze gute se kandi usibye ko ibintu twatangiye kugenda tubishyira ku murongo numva mfite ikibazo gikomeye ku buryo nkeneyeho ubufasha bwa bundi utigeze umwe ubufasha none se hari ikintu wasabye nka kukigukorera koko umuti nahaye Birasa yose imajije kumushiramo Birasa yaranyubahutse asigaye ambona nka mubizara we cyangwa se akana kari aho ngaho baterana umupira ibaze kugira ngo Birasa avuge ngo ndi dendo ngo kandi ngo azambaga ngo andye we ngo iki ngo ndi dendo ngo azambaga arye wowe Domina ngo uri dendo kuva Birasa yamenya ko ntari nyina ntumbaza ahantu yabikuye yarambwiye ati ibi bintu mbizi imyaka myinshi ntuzabe narakubashye ngo ugira ngo nyobe ubugome bwawe none se nkubaza ntabwo ari umwana wawe koko reka burya naho hari ibintu byinshi wagiye umusha sha ni ukuri inkuru yanjye na Birasa buriya ni ndende pe buriya jyewe nari nzi ko ari umwana wawe icyo ushaka ari ukugira ngo ajye kumvira iriya mitungo yose urebe ukuntu wayisigarana ntabwo Birasa ari umwana wanjye nta mubyeyi wakorera umwana we biriya bintu ahubwo Birasa ni nk'aho ari umwuzukuru wanjye kubera ko Birasa nyina umubyara n'umwana wa mukuru wanjye none se nyina baheye wa muntu we nyina nari nzi ko yapfuye ni nako abantu bose babizi kuko yaratorongeye aragenda arazimira burundu nongeye kubona uriya mugore yitwaga Karine hari umuzungu watwigishaga igifaransa sinzi indirimbo yakunda kuririmba jote marafori jote marafori jote marafori karanyonga usubize saa nkwambika nk'umwana umukunzi wanjye ariko amahoro yongera hinde muri runo rugo kandi hari akantu kamwe nshaka gusaba kamwe kazira ka kabiri umukunzi jote marafori urima nk'irya kabiri avuga ngo jote marafori urumva waretse amahoro ahora aranze urugo rwacu akagaruka nditeguye ndi tayari niba nawe uri tayari mbwira icyo twese ntabwo ukibuka amakimbirane hato na hato kandi igihe nta makimbirane nteganya kongera kuzazana ninde yazana ni shitani ariko n'ubi shitani oya ntabwo ni shitani ahubwo shitani yakundaga kunshamo ariko ntazongera kunshamo aho yacaga narafunze ubanza ari shitani nkaba nari ntarasobanukirwa aho shitani yanyuragamo harafunze ni hehe ni muri byeri
umaze igihe kingana iki utarya hano? byose nyine n'ibyo satani yurujiraga. Umaze igihe kingana iki udakora inshingano zawe? Ahubwo se ndaza kwiyogosha nijoro tubikore. Sangwe se ngo ntabwo tuzongera kubikora ntiyogosha. Wisiramuje se? Oya. Ariko biraryana ariko ngiye kwisura ibintu byose nsangiye kubikora. Ariko nangiye gusubira. Nakubwiye ko bitazasubira igihe cyose uzi yuko utari isiramuzi. Mukuru ari siyamuza ko kuko sinahita kunisamuje ngapfa koko. Nzagerageza njya kwa muganga. Ariko nanjye nkangusaba ikintu kimwe. Reka tujye Kigali tujye gushaka umwari. Urugendo nzakagire neko. Bahena. Oya reka tureke ibyo ngibyo uramuhamagara. Oya. Mbabarira. Bahena. Ngwino hano. Akuraniye se mugufashe. Ingure yakuranira. Bahena nzakugire gute? Ibintu uzuteranya nuno muhungu. Reka bisobanure. Nigeze ndyamana nura mukobwa. Intama y'Imana se. Kwari kuza avuga ngo twagiye mu byumba ngo twagiye gute? Wigeze wumva ngiye ndyamana nura mukobwa. Ko yaje yishyuza amafaranga ye nk'aya akagenda. Nigeze ndyamana nawe. Uwe se uwe mukobwa wundi muri kumwe. Uriye Monalisa niba ari Monali. Ukina bikubwiriye ngero twarahuye. Kugeza duhuriye munsi ra. Ariko nagufunguriye. Nimwinjiranyira. Mwinjiranye. Wishaka kugwira abantu. Bisobanure. Hagaraho bimo. Databuja izi yo ndenga badenga ko mwinjiranye muri batatu yagarutse ate kubimbwira. Uyize none aje kugaruka ku Marikiya. Hariko iyi nzu barogeyemo. Humura ntacyo nje kugutwara. Sorry. Uyu usageza hate? Yego da. Uyageza hate? Ngo bararyamanye. Inde waryamanye n'undi? Uyu n'uyu se? Bararyamanye nibakubwiye bibasanze. Hirwa. Ngo Monalisa ngo yararyamanye. Aha, ntabivuga. Niyo mpamvu twabirukanye iwacu abo. Nagiye kubona mbona Karina araje. Mbona Karina araje niwe ufite umwari. Ibintu ko byatangiye kuba amahurizo. Ni bibi se ko ari bibi cyane. Ni bibi cyane. Kuvuga ngo birasa. Mama we arahari ariho. Nyina wa birasa ariho namubonye nge nari nzi ko yapfuye. Nagiye kubona mbona araje nk'iyagatera niwe ubitse umwari. Ngiye kubona mbona aramuzanye baraza badusuzugurira iwanjye baradusuzugura hariya tuba kwa birasa. Arangije ariko bitaragenda arambwira ngo tuzahava. Dore rero ikintu kimbabaje kinamangamiye cyane. Uriya mwana w'umukobwa yabaye iwanjye. Amaje guterwa inda ari we nyina wa birasa. Yego. Kagira ngo nanjye ubimbwire neza. Ubundi ukuntu bimeze. Ako gakobwa kamubyaye gafite imyaka 13. Aribwo kagipfundura utubere pe. Mba bari bagahotoye nako. Yamubyaranye n'abashumba baturagiriraga inka. Kuko nta wundi nkeka ntaho yajyaga niyajyaga kwahirira inyana yabaga ari kumwe n'abo bashumba. Ntekereza rero ko aribo bamuteye iyo nda. Ibintu birancanga ndanababara cyane n'umugabo wanjye akajya nkaruma nta kibazo n'umwana nitwe twamureze abyaye nta kibazo numva birambabaje. Ndangije nkajya mbona gatangiye kwibambaza kamaje kumenyera abagabo nyine. Yatangiye kujya yibambaza ku mugabo wanjye. Umugabo wanjye nawe nkabona aramushyigikiye. Icyo mvuze cyose akanzibisha ngo ninde ku mwana ninde ku mwana. Ndakeka bari yazantwarira umugabo. Namwirukanye imvura igwa. Maje kumwirukana nayo ikintu yampimishije yanjugunye urwo ruhinja. Ari rwo rwavuyemo birasa. Urabona ntagiye kubyumva. Ahantu twabaga ndabyibuka umugabo wanjye ntandi hano yaraguze inzu nziza mu mujyi. Umugabo wanjye agura inzu mu mujyi. Arangije twimuka muri iyo karitsiye nimukana uruhinja. Ubu deja wari umaze kuba mama wawe. Naye maje kuba mama kuko uwo mwana namushuje kwibere ndamwose. Ntangira kumukamishiriza agize amezi 6. Ntangira kumwifasha bere. Umugabo wanjye akamukunda cyane. Akamukunda ku buryo hari igihe natekerezaga ariko none uyu mwana yaba ari umugabo wanjye. Ariko akura mbona nta gashusho bafitanye. Ariko umwana urumva ko yakomakaga no mu maraso yanjye sinabigira ibintu birebire nirukana nyina ariko umwana ndamurera.
ndamurera umwana turamurera tumufata nk'uwacu cyane cyane ko n'ahantu twimukiye bo bari bazi ko ari umwana wacu nta muntu n'uyu n'umwe mpamya ko yaba yarabwiye Birasa ko ntari nyina ahubwo ahantu Birasa yaba yarakwiye ko ntari nyina muri iyi minsi niho hantu ntarasobanukirwa aho yabimenyereye nta ntunzanishyira muri iki kuko Kigali bahora akantu bazengurutsa ho ku musozi w'abagabo bakazengurutsaho ngo bikaba nta n'ikibazo na kimwe ugize utanababara nta n'ikimwe byose hanyuma ngo tujye Kigali kugira gute Kigali kugira gute tugiye gushaka umwari ubu noneho wibutse ko ntari mukasese biriya ni inzoga zabimvugishaga uri nyina ni ukuri ntabwo nzahaguruka nganjye gushaka umwari sheri mbabarira ni ukuri ntaho nzajya mbabarira mpirikize tugende tujye kwa Birasa ntaho nzajya basi nkora iki nta kintu uri buko igihe cyose uzi ko wakura ijambo ryawe mu kanwa ukambwira ngo ngiye ngo ndi mukase w'umwari naramureze nkamuruhana nkanga kurya kugira ngo arye nkanga kuryama kugira ngo mpinge umurima wose nzabona icyo kugaburira umwana warangiza ukanyitura kumbwira ngo ndi mukase ndaje mubere mukase nabahemutse nakumenyeshaga ko ngiye kuba mukase w'umwari n'ubundi sinizeye ibyo muvugana ubundi gushyingira umwana akagenda akamara igihe kingana gutya ataramvugisha ari nyina wamubyaye yamara iki gihe ataramuvugisha yamara iki gihe ataramugisha inama mu rugo kugera aho aburirwa irengero atambwiye ngo mfite ikibazo iki n'iki mu rugo nanjye ngize amarangamutima nakubwiye nabi ndi mukase w'umwari ntabwo uri mukase guhera uyu munsi ubishyire mu mutwe ko ndi mukase w'umwari mama umwari plus papa umwari dans l'ensemble de papa mbabarira ndi mukase w'umwari ntabwo uri mukase w'umwari uri mama w'umwari mukase ese uzi icyo bita mukase w'umuntu ndabizi nyine uzi icyo bita mukase w'umuntu ndabizi nyine mpamvu nanjye ngusabye imbabazi aho kugira ko atari ikosa nyine nkagusaba imbabazi ni uko nemeye dara faiblesse ko nagize faiblesse nka nyine nkakubabaza kandi ntabwo bizongera mu minsi ngahe mbaye mukase w'umwari ubaye inshuti y'ababijiyobije mu magambo make mu magambo make no kuryama ngasinzira ni ikibazo no kubaho no kurya muri urugo binteye ikibazo kuko ntabwo nzi ikikurimo namwe turbo kandi sinyimenyereye inyumwe imvugisha amagambo menshi niyo mpamvu twabirukanye Mona Lisa ni indayi imwe butwi uzi ukuntu bicaraga mu ntebe basomana uyu se ari kubihakana njye nageze hano ariko babyutse yaguhakaniye inde nande uyu na Mona Lisa icyo navuze nageze aha babyutse ariko njye dusubiremo neza uburyo wabimbwiye ntabyo nzi ibyo kuryamana uko ari babiri ntabwo ari wabimbwiye kare ntabwo wabisobanuye neza ukavuga n'ukuntu bajya baryamana bakajyana mu cyumba n'ibiki ntabwo ari wabimbwiye nzapfundira umwana w'umunyarwanda ariko bahene reka nkubwire uyu nguyu se kandi urabona njye no nari mpari Shema ari kubihakana Shema ndabona atari niba ari kubyirengagiza arimo arabyirengagiza ariko we ndemera ibintu ntakoze nakubwiye ko Mona Lisa ari indaya wanga kumureka ndakubwira ni rwose shogosherana n'indaya yawe musohoke iwacu mugende none umva aho ageze nyine nanjye nibyo ndimo ndabwira nanjye nibyo ndabwira urasobanura ibyo wasubiye amarinete yawe niba wayibagiwe ariko njyewe uyu sinjye umuzanye none ayo magambo uri kurenzaho nsanze hari ikirori nanjye ubundi ko ari kubyemeza nsanze biryoshye nanjye nyine ko ari kubyemeza ko ari kubyemeza mupfiki nusa arivanga mu bintu bitarimo arabyemeza ko arimo arabyemeza kandi ikindi bahena ntabwo yambeshya bahena se yambeshya ntabwo bahena mbeshya ibyo mbwira nuko bazi unyumve aba bantu wikivanga mu byabo ibiki se nivanga ikintu cyanzanye ntabwo mfite wo kuburana nawe urumva ngiye ibintu ntabwo ngende kubyo ugomba wijye kuvuga ibyo ngibyo ngomba kuva ahangaha icyo naje gukorana n'inyavaje ushaka kumenya shema bari mbwira kundi ibintu bikose wowe iki se iki ushaka kumurikira iwanjye iki se ushaka kumurikira iwanjye njye ndimo nakubwira ibintu subiza ibintu uko bimeze ushaka kumurikira iwanjye hita usohoka njye ndimo nakubwira mbwira ukuntu ibintu hano ndi iwanjye inde se iki njye ndimo ndamubwira ibintu wambwiye sibyo ibintu wambwiye ntabwo ari byo urumva amabwire y'uyu musazi uyu ni umusazi amabwire aza kabiri amabwire ntabwo aza kabiri amabwire ntabwo aza kabiri amabwire uyu nguyu yambwiye se ibyo yambwiye tuvuge ko atari n'uyu nguyu ibyo yavuze ntabwo ushaka kurwanira iwanjye mbabarira usohoke mbabarira usohoke ko ndabona harimo n'agasuzuguro urashaka kurwanira iwanjye agasuzuguro ka ubwo hari ikindi nakubwiye mbere y'uko abimenya umugabo wanjye ikintu yakoze
yatangiye gufata Birasa atangira kumurutisha abana nabyaye abafashe ya nzu yaguze twabagamo bayimwanditseho arambwira ati uyu mwana nawe agomba uruhare mu mitungo yanjye. Umugabo tutangira gushwana ubwumvikane muke burabura buke mu muryango, ubwumvikane burabura, dutangira gushwana. Atangira kujya nkubita, atangira kujya nyurira, urumva se kubyara nanjye byabaye nk'ibihagarara kuko numva sinzi impamvu ntabyaraga. Agashaka umwana ati rero niba ushaka wagiye kwifungisha kugira ngo utazambyarira, ibyo nagahaye abo bana bakabyaye, uyu mwana Birasa ahita bibandikaho abimwandikaho. Bivuze ngo umugabo wawe yakundaga Birasa cyane, yakundaga Birasa ku rwego rwo kumandikaho imitungo yose, ku rwego inzu nziza yaguraga cyangwa isambu yabyandikishagaho Birasa. Ibintu birambabaza, Ruhumuri, ibintu byarambabaje, ndagenda ndananuka sigara ndigufwa. Arangije aravuga ati umushiha wawe ubutindi bwawe. Umugabo arantuka. Ikintu nakoze nanjye naravuze ntaho kugira ngo njye nkubitwa buri munsi nzapfakara. Bivuze ngo ni wowe wihekuye, ni wowe wirogeye umugabo. Waramuroze cyangwa ari undi buryo wakoresheje? Naramuroze ndamwicara apfa. Ubwo ubusigaranye Birasa, ubusigaranye n'umwana we, ubusigaranye n'imitungo ya Birasa. Banisigaranye imitungo mike twari dufite n'indi yandikishijeho Birasa ndamurera kurazi ko ndi nyina, ariko hagati aho abantu baketse ko ari byo waroze umugabo wanjye. Barabiketse kuko yarakindutse. Urumva wahuye n'umuhanga nyine? Namugaburiye mu biryo. Wahuye n'umuhanga nabyumvise? Ntabwo yaraye ntiyasanze, yahise yuma, ndarira ndapfakara, ariko ubuzima burakomeza. Ikintu rero cyantangaje cyane n'ubwo uwo mugore yaje arambwira ngo ntawuyobeye ubugome bwawe, ntawuyobeye ko naryaga ibiryo bivuye ku masahani mwamenyemo isabune. Ubu ngubu narakuze, shatse nashyira hanze byose nkavuga ko rero wishe umugabo wawe. Numva bitse amabanga akomeye. Hanyuma se kuvugishije amagambo menshi enda kujyana kwa babije yo bisha kujya kwirwa wicaye. Ni umunsi umwe nimugora ntago mwari muri kumwe. Nyine bisa nkaho byabaye bikurikirana, ariko niyo mpamvu kandi nakubwiye ko ibyo bintu byose ndacyakubona na se n'abandi bagabo ngo umusanga uri kumwe na ba Rufonse ari ahirya. Ntago usigaye wirwa ugenda na nuko Rufonse nawe ari injajwa. Wowe suri iki? Se ndi injajwa. Ntawe nyapfa kuba injajwa. Ntawe nyapfa kuvuga ibintu mbona. Sawada uza kuntukira munyana atari uko se wiriwe mu bujajwa ngo ubundi sa arabyeme kapfa Kigali arabyeme mbona muru mfana hiyo nzagukunda mama umwari we, nzagukunda mama umwari we. Zuko cyane ari ndona yega mpamiriza abadage baje. Ndashonje amafaranga njye guhaha. Amafaranga kagende kuza na kazen ande afitera aho uguzi nibagiye kukubwira. Ntabwo nzajya i Kigali gushaka umwari kandi wari ubyemeye. Birasa nahirwa bazajye nako dayeri nta nubwo umwana wanjye azabijyamo. N'ubundi ubwo niba wanyise mukase w'umwana wawe ntabwo urari musaza we, uzagenda ujye kwirwa wirukankana na Birasa mujye kumushaka. Ntabwo uzuragira ngo inshuro magana angana zingaye koko ibintu uri kwemera ukongera ukabyemera. Ntabwo bigeze nkwemerera. Wora gushaka gutsemba umuryango wose. Nusa kurwana niwo muti. Iki? Niwo muti ndafata mushiki wanjye uvuye kuri mushiki wanjye ugiye Rishema reka nkubwize uko. Wishaka kuremereza ibintu. Mushiki wawe nakwemereye ko ejo tuzajya kumushakisha. Kuko nanjye namukeneye mushakisha. Reka tureke mushiki wanjye. Umuntu ari si ibintu ibyo nibyo uyu musazi ibyo nibyo babare usohokere mu Ako si byo wumvise ko wabyumvise. Wegenda urekane na Mona Lisa cyangwa se
sohoka Shema reka nkubwire ntabwo byaba birangiye. Sohokere mu izina ry'Imana donago. Uranjyana he? Sohoka. Hama hamwe ubone narakubwiye. Sohoka. Hama hamwe ubone Shema. Nyine sohoka. Naho ugeze. Hama hamwe. Ehe. Nuko nyine. Baraje bakubyara impande esheshatu. Esheshatu nizo bagiye kukuzanira. Madayimoni gusa. ariko si umwana agana ndi kubaza mwana gusa wambabariye ntabwo wese ntabwo ndi kuvugana nawe nakubwiye genda ubaze umugore wawe niwe wangaruye ariko reka nkubaze cyangwa kare nose guteye kutumusuzuma kusigaye mvugana nawe nkabona nawe dushaka kumvugisha nakubaza ikibazo ukanyihorera ukanyimyoza ukareba hirya iyo uvuga make ariko ugomba kunsubiza umenye ko nari iwanjye utanyimyoza se genda kwimyoza none sibyo nkubaza ntabwo byumvikana ndakubaza ko naherutse uva hano n'igikapu cyawe wagarutse ute kandi ko ntagushaka mu rugo rwanjye njye nakubwiye ngo genda ubibaze umugore wawe niwe wangaruye ariko umubaza icyo we nta muntu ugira nta muntu ugira ra wasanze umugabo birasa nawe ushaka kuzaniza ibibazo hano namuteze ibibazo se mwicayeho ntiwangamiye hirya kandi nakubwiye ngo we n'akarere ni muri gupanga ni gute umuntu akuvana mu gakujyanye iwanyu warangiza ukagaruka nagarutse nyine no kwihangana njye ntabwo nabyanga ari mu bwiza no kumva urukumva mwari urumva ugomba kugana na Karine kumbwira ko njye navuze ko nagushaka uri kunyumva nimba naravuze ko nagushaka simushaka nyine bajya baguha ibiryo byinshi kandi umugore utwite urabizi abakeneye n'imbuto bajye bazibura sibyo wage n'amata ariko gake umwari uba umushaka hirya ariko mana mubaze pe kandi kumubwira ko akeneye ibintu by'imbuto nyine ko wagize umushakira wenda n'umugore zazindi z'abadamu ko dutaro ukajya nk'ahantu zarakimisagara mu isoko naho imbuto ziba zikiri cyane oya kuza zazindi zo ku nkoko z'abageni ntacyo namubwiraga ko ubwo mbese ushatse kungirishije kuko ntakumva nawe uri kumva nawe wese mubaze se uravuze ngo ngira oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze